Mu mateka y'isi yose hari ibintu byinshi byabaye bikibagirana, ariko hari igikorwa kimwe cyahinduye amateka y'isi burundu. Ni inkuru y'uwakubiswe cyane agaterwa imisumari, agashinyagurirwa nyamara ari nta cyaha yakoze, ariko nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ku musaraba benshi batekerezaga ko ubuzima kuri we burangiye. Abigishwa bari bafite ubwoba n'agahinda. Abanzi be batekerezaga ko batsinze, ariko mu gitondo cy'umunsi wa 3 nyuma yo gupfa, imva ntiyari igifunze. Ibuye ryari ryamaze gukurwaho, kandi imva yari irimo ubusa. Uwo ni Yesu Kristo, nta cyaha na kimwe yigeze akora, nyamara yemeye kwikorera ibyaha by'abari mu isi yose kugira ngo babone agakiza. Nk'uko Bibiliya ibivuga, utarigeze kumenya icyaha yahinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we abantu babone gukiranuka. Yarakubiswe, yambikwa ingofero y'ubugome ari ryo kamba ry'amahwa, acirwa amacandwe, aterwa icumu mu rubavu, arashinyagurirwa ndetse aratukwa. Nk'aho ibyo bidahagije, yategetswe kwikorera umusaraba ari bubambweho, hanyuma abambwa nk'umunyabyaha. Abamubonaga benshi batekerezaga ko iryo ryari iherezo ry'ubuzima bwe ndetse n'ubutumwa bwe, ariko icyo abantu babonaga nk'urupfu n'intsinzi ku bamwanga cyari igice cy'umugambi w'Imana wo gucungura abantu. Icyari urupfu rwa benshi cyahindutse ubuzima kuri bose. Urupfu rwa Yesu Kristo rwabaye igitambo cyazanye imbabazi n'agakiza ku bantu bose bamwemera. Yabaye umwana w'intama w'Imana watambwe rimwe gusa kugira ngo acungure abantu ibyaha byabo. Ariko inkuru ntiyarangiriye ku musaraba. Nyuma yo gupfa yarahambwe, ariko ku munsi wa 3 yazutse mu bapfuye. Ni umunsi abakristo bizihiza nka Pasika. Uyu ni umunsi w'intsinzi n'ibyiringiro ku bamwizeye bose, kuko izuka rye ryerekanye ko urupfu n'icyaha byatsinzwe. Iki ni igikorwa cyahinduye amateka y'isi, aho abari bafite ubwoba n'agahinda babonye ibyiringiro bishya. Abigishwa bagira ubutwari bwo kwamamaza ubutumwa bwiza hose. Abemeye urupfu n'izuka rye batangiye kwitwa ba Kristo, kuko bahisemo kumukurikira no kwizera ko muri we habonerwa agakiza. Uyu munsi ubutumwa bw'izuka rya Yesu Kristo buracyavuga ku rukundo rurenze imipaka, ku mbabazi zitagira iherezo no ku byiringiro by'ubugingo bushya ku bantu bose bemera. Isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kwimusiga. Nuko mu museke kuwa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Barabazanya bati, ninde uri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro? Ariko bararamye babona igitare kibirinduwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera. Baratangara cyane. Arababwira ati, mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano. Dore aho bari baramushyize. Nimugende mubwira abigishwa be na Petero muti, arababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Iyi ni inkuru yo kuzuka kwa Yesu Kristo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko mu gice cya 16 uhereye ku murongo wa 1. Ku bakristo, Pasika ni umunsi wo kwizihiza izuka rya Yesu Kristo avuye mu bapfuye, rikagaragaza intsinzi ye yo ku cyaha ndetse no ku rupfu. Niryo shingiro rikomeye ry'ukwemera kwa Gikristo, kuko risobanura ibyiringiro, ubuzima bushya n'agakiza kiteka ku bamwizera bose. Pasika zisoza urugendo rukomeye rw'icyumweru gitagatifu cyaranzwe no kwibuka imibabaro n'urupfu rwa Yesu. Uyu munsi urangwa n'ibyishimo byinshi, kuramya Imana no kongera gushimangira ukwizera kw'abakristo mu byiringiro by'ubuzima bushya. Munsi wa Pasika ntabwo ari iherezo, ahubwo ni itangiro ry'umuseke mushya. Ibirori by'intsinzi ntibigarukira ku munsi umwe gusa, ahubwo bikomeza mu minsi 50 kugeza kuri Pentekote. Iyo ntsinzi twaboneye i Golgotha ntabwo yagombaga gusigara mu mateka gusa, yagombaga kuba imbaraga mu mitima yacu. Kuri Pentekote, ubwo Mwuka Wera yamanukiraga intumwa, yujuje itorero ubugingo bushya. Icyo gihe rya jambo Tetelestai byose birasohoye, ntabwo ryasigaye ari inkuru y'ibyabaye ku musaraba, ahubwo ryahindutse imbaraga zituma bizera bahaguruka bagahamya Kristo bashize amanga.
Abakristo benshi baha agaciro gucungurwa kw'abo, ari nako bazirikana imibabaro Yesu yanyuzemo, bagahamya ubutwari n'urukundo rwe binyuze mu bihangano bitandukanye birimo n'indirimbo zihamya urupfu n'izuka bya Kristo. William Ray Featherstone, umusore w'umunyakanada ku myaka 16 gusa, yanditse indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya asingiza urukundo rwa Yesu Kristo. Yagize ati: Yesu ndagukunda cyane, ndakwihaye, nzinutswe ko ibyaha byanjye binezeza, ukundiye amahwa wanyambariye mu mutwe, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu, ngukunze nkwitura urwo wankunze kera, unyigura igorogota ntakwiriye, ngukundiye amahwa wanyambariye mu mutwe, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Iyo twemereye Kristo wazutse kwinjira mu mitima yacu, ibyiringiro bitangira kumera imbere muri twebwe. Saho bigarukira gusa, kandi bigaragarira mu butwari bwo kubabarira, ubushake bwo gukorera abandi no kwitangira abandi. Buri gikorwa cy'urukundo, buri sengesho rituje, buri mpano y'urukundo kiba nk'ijwi rito ry'igitangaza cya Pasika. Umucyo utsinda umwijima, ubuntu butsinda icyaha. Kuri iyi Pasika icyo ukwiriye kuzirikana nuko intsinzi ya Kristo atari amateka ya kera cyangwa se ibitekerezo bitagaragara, ahubwo n'ubugingo buhoraho muri twe. Iyo ntsinzi igaragara buri nshuro duhisemo kwizera aho gutinya, buri nshuro duhisemo impuhwe aho kwirengagiza abandi, no mu gihe cyose duhisemo urukundo ruruta icyo ari cyo cyose cyashaka kuzimya umucyo w'Imana utumurikira. Hanyuma yo kubabazwa birenze urugero kandi bigakorwa n'abo yakijije, Kristo yanejejwe cyane no kubona ageze ku mugambi we wo gukiza abantu. Reka izuka rye rihindura umutima wawe, maze binyuze kuri wowe umucyo wa Kristo ugere kuri bose.